magaze imbere yanyu nshima Imana, ndashima Imana ko ari umukozi w'umuhanga, ndashima Imana ko yemeye ko nza gusengera aha ngaha, ntabwo byari byoroshye ariko Imana yabigiye. Imana ko naje aha ngaha. Yesu ahabwe icyubahiro. Amen. Ishimwe rya mbere mfite, ndashima Imana aho igeze ikora, ntabwo ishimwe ryanjye riratungana neza ariko nje gushimira Imana kuko aho bigeze ndashima cyane. Naje hano kuri prayer line mfite icyifuzo cy'uko Imana yankiza kuko iyo ngiye mu maregre ndababara cyane. Ntangira kuyajyamo ubundi ntago nafataga imiti ariko uko nagendaga nkura natangiye gufata imiti, noneho nkajya mfata ngiye nywa Ibuprofene, wenda nkafata imwe ku munsi, ariko uko ngenda nigira hejuru ntangira kongera n'ibinini, ngera nko kuri nkanywa 2 mu gitondo, 2 saa sita, 2 nimugoroba, nabyo bivaho bitangira nabyo gucika intege, nkazajya nywa 2 hashira nk'amasaha 3 nkanywa ibindi, ku buryo umunsi warangiraga nenda kumara kariya gapaki kaba nyine ka Ibuprofene. Noneho biza kugeraho nanatinda kubona ibinini, mu rugo nibo babizi, bagiraga n'ubwoba bakagira ngiye gupfa, nkatangira nyine no kuruka. Iyo natinze kubona ibinini nyine nkatangira kuruka. Rero njye numvaga ari ibintu bisanzwe kuko narinze abantu benshi nabo bibaho baribwa cyane, nkumva njye ni ibintu bisanzwe. Anti wanjye Brigitte, Pastor Brigitte niwe wampamagara ambwira ati ibyo bintu ntabwo ari ibintu bisanzwe, ugomba kugenda bakagusengera. Ndaza hano kuri prayer line, bansengeye inshuro 2, ubwa mbere ubwa kabiri. None ndashima Imana ko ubu ngubu nshobora kunywa ikinini kimwe ku munsi cyangwa nkanabyibagirwa n'inyinywe. Akabyibagirwa ntakinywe. Yesu ashimwe. No kuvuga ntabwo aba ari kuribwa. Iyo yabyibagiwe no kuvuga kuribwa ntabwo birimo. Yesu ashimwe. Ndashima Imana cyane ku bwaho igeze ikora, ndizera neza ko n'icyo ngicyo nywa kizageraho kikarekera. Yesu ahabwe icyubahiro. Mukomere amashyi Imana yacu. Haleluya. Irindi shimwe ndashima Imana cyane ku bwa Pastor Elias. Pastor Elias n'uyu uhagaze imbere yanyu. Ubundi nari mfite icyifuzo nanone, naje imbere hano kuri prayer line baransengera. Ntago nari mfite ikibazo cyo kutikunda, nkumva buri gihe nyine ndi umuntu wagowe, nkumva yumva ari umuntu wagowe, nkumva nyine mfite ibibazo byinshi muri njyewe, ibyishimo byarabuze. Baransengera biranga, n'ibitekerezo byanjye bya bindi bahora batwigisha buri gihe bikabahora biri negative buri gihe. Njya kureba Pastor Elias ndamwandikira, ndamubwira ati ndifuza ko wansengera, ariko wa gatandatu tuje kurepeta arampamagara muri biro, mubwira ikibazo cyanjye ko kimeze, arambwira ngo ntago ndi bugusengere. Ubizi namubwira ntabwo ndi bugusengere. Yesu ashimwe. Umva numva ndumiwe, ndavuga se none niba utari bugusengere unyumviye iki? Aranyigisha, arangije arambwira ati rero nyuma yo kukwigisha ngiye no kuguha umukoro uzajya ukora, uko ubyutse nuko ugiye kuryama ujye wireba muri miruwari uvuge ngo you are fearfully and wonderfully made. Wumvise? I am fearfully and wonderfully made. No kuvuga ngo ndagushima ko nako wandemye mu buryo butangaje kandi buteye ubwoba. Yesu ashimwe. Nibyo yavuga mu gitondo agiye kwireba muri miruwari. Ndagushima Mana ko wandemye mu buryo buteye ubwoba kandi uburyo butangaje. Rero ku bwanjye wabikoze kangahe? Nabikoze kenshi ko cy'ukwezi. Igihe cy'ukwezi. Nago hari igihe nibagirwaga, ariko igihe cyose nabikoraga byangiriye akamaro. Njye nasohotse mu biro numva super ibi nambwiye ibi ngibi, kujya nireba muri muruhari nkavuga ibi ngibi buse bizamarira iki? Ariko ndashima Imana cyane ko idakora nkuko twebwe tuba tubitekereza.
inzira zayo nyine nta zihora zitangaje. ndashima Imana ko ubu nta kibazo mfite, njya mu wumva bandi wikunze, numva nikunze wumva wishimye cyane. ubundi najyaga no mu bandi nkumva sinzi uko bari kumbona, nahora nikekaguzwa, nahoraga mfite utubazo mbese twinshi, ku buryo iyo utikundana nubwo ushobora gukunda abandi cyangwa ngo bumve baragukunze, n'ugukunda nyine uvuga ati ntago nkunda, buriya afite ibindi bimugenza. ariko ndashima Imana cyane ko ibyo yabikoze, meze neza, ndashima Imana nyine, ndishimye, mfite ibyishimo kandi ndikunda. Imana ishimwe cyane. haleluya haleluya, mukomere amashyi Imana yacu. iri shimwe mbabwiza ukuri rirakomeye, kuko buriya genda wicare mukobwa, Yesu akugirire neza.